ino saga nk'umuntu uri mu mihanda ukora showbiz ya Djihad n'umuntu witwa Kasuku uyibona gute? Ntago mbazi. Ntago bazi? Yego. Kasuku ntago muzi? Simuzi. Kasuku yemeye kujya nyishura 7,000 bya buri munsi. Ubu nta kibazo dufitanye. Byo kugira gute? Kuko n'imideni yemeye kuzajya nyishura 2,000. Kasuku yarakwambuye wari ukishyuza. Unyumve neza. Nzi Kasuku twakoranye. Wabaye boss wanjye. Ariko Kasuku na Djihad bari gushwana. Ntago abo bantu mbazi. Kasuku Djihad wewe nawuzi? Nawe ntago muzi. Je nzana kugonga. Kasuku zamugonga. Nzakugonga. Mu modoka yawe. Mubwe ngo Kasuku nzakugonga. Nese kushaka ko mvuga ibyo ushaka. Ntago bifata nk'umunyamakuru. Oya. Ntago bifata nk'umunyamakuru. Kandi abandi bakwita umunyamakuru. Nta kibazo. Bivuze ngo Emmy Nyawe si umunyamakuru. Yego. Kuri The Dynamic warirukanwe. Jewe agukubitisha yuko waje abantu bakakumenya. Uri kubyumva nta kindi kandi abaguhaye igihembo. Bivuze ngo icyagwa ni platform. Ni platform. Nawe niyo wari ukurikiranye kwa Kasuku. Ntabwo nari nyikurikiranye ubwo we yarankurikiye kubera ko icyo gihe nari brand. Sinari brand ahubwo ngiye icyo gihe nari umukozi. Bagukinisha muri film uri umufigire. Nta kibazo. Erega bro mwebwe dore impamvu muza mukanatumenyera nuko muje muri ibi bintu mugasanga inzira zaraharu ibi by'amapranka ibyo byose kuba najya muri film nkaba umufigila ariko nkagera ku cyo nshaka kugera ikibazo ni ikihe ngo hari inkuru ngejo wakoze ngo itwika Kasuku iramubabaza ntago abo bantu bafite ibibazo simbazi inkuru wakoze wavugaga kuri oya ibyo navuze ntago nubundi ntago ndi bubihindure nabwiraga Jay ni umuntu w'umugabo nazajya agirana n'umuntu n'ikibazo cyo muri showbiz nakazanemo ababyeyi ajye yivuga avuge King avuge n'undi muntu ariko ababyeyi b'abantu abashyire pembeni nibyo navuga umuntu uzi Kasuku mwarakoranye sibyo ni umuntu uzi yuko uzi ikintu cyo kuba yakoresha umukozi akamwambura uko byavuzwe n'umuntu witwa Djihad yego wowe se yaraguhembye Yes nonje kugusuhuza nkwana ikaze kwa kandi subscribe kuri no YouTube channel Ila Nation TV na Next Gen TV ntakingira Rwanda nge tubona bigano bitandukanye binyura kuri zino YouTube channel kintu usanga kimwe kandi subscribe like share na comment kugira ngo tujye tubana bya buri munsi kano kanya ndukumwe n'umuhungu w'abanyarwanda bamwita Emmy Nyawe Emmy Nyawe mize gute umeze ute King ibintu nama cyane biracamo meze neza ndashimye Emmy Nyawe empire irimo iratumbaje muzayibona nyuma yuko ngabakire ngo bakwire Anje nta mukire wanyirya kuko nanjye ndi umukire. N'ubwo uri umukire. Oya si ubu ngubu. Nukuri. Erega nago ndi mwitangazamakuru kubera kuri hungiramo. Ndibamo kubera ko ndikunda. Uribamo nk'akazi nyine. Oya naga kariko kazi kanje. Kazi kana gari tangazamakuru. Kareka. Ese ubujado naga kwishyura. None se kunyishyura. None se ubivuze ko ngo kuba nkora kwisi bariko kazi kanje. Sinagukora nk'akazi. Ubundi se akazi ni iki? Akazi ni ikintu ukora uvuga uti ngakuramo amafaranga nunga. Ariko atariho utagetinze kakari ubutagetinze kubera yuko nahandi itangazamakuru naga ari akazi kayiminya je itangazamakuru ndarikunda nyine ukari kuntu karikora ngewe ndibamo nk'umuntu uri kunda ubu hari nk'umuntu uba ari umuhanzi muri we atarabikunda bro ibyo bintu ariko kuko akunda kuririmba akabijyamo wowe kandi ukamufata nk'umuhanzi kandi watifata nk'umuhanzi wewe ntabwo bifata nk'umunyamakuru oya ntabwo bifata nk'umunyamakuru kandi abandi bakwita umunyamakuru nta kibazo bivuze ngo Emmy Nyawe si umunyamakuru yego Emmy Nyawe ikibazo cya mbere waje muri Jenize wenda ngo nakore kuri ujye kwirira show nk'abandi bantu sibyo kuri The Dynamic warirukanwe kuri The Dynamic show warirukanwe kuri The Dynamic warirukanwe Ombajije kuri The Dynamic narirukanwe none nusanga narirukanwe noneho urahituma akazi ntago nturusisura umunyamihanda nyine ariko nyine nusanga narirukanwe cyangwa ntarirukanwe birakumarira iki bino bintu birakuraho impaka zimaze iminsi mu mihanda avuga ngo warirukanwe nivugiye kuri channel yanjye ubu biraza gusumba ikeke mbabara umbwire ni kuri channel ya aho nyamara reka mabwire ni ushaka ikeke gisubizo iki cyanyacyo Ngubwire yego cyangwa oya igisubizo wumva cyanyacyo Mane muranze bizasubiza ibisubizo byanyabyo ni oya nago wiruka waraseze oya nago waseze yego hano utakiri mu yego wikuye imande zombi hari byo zitumvikanaho bikaba ngombwa yuko bagahagarara uri kubyumva bagategereza ariko
njyewe umwanzuro nafashe no kujya mu bintu byanjye njyewe ubwo byararangiye umwanzuro wafashe no twabonye saga y'umuntu witwa Djihad n'umuntu witwa Kasuku ni saga ndabanza wenda kukubazaho ukuri kwibona mu mihanda n'urwego imaze kuba yafata nyuma yaho nze kugaruka no kuri saga narayimbonye kuri live umuntu witwa Jessica wa mipango n'umuntu witwa Emmy Nyawe. Umunsi mwasobanukiwe showbiz nyarwanda nibwo muzamenya ibibera byose muri iyi mihanda kandi seri ubwo singwaye igisubizo. Umunsi mwamenye ibibera muri showbiz nyarwanda muzamenya ubu umunsi mwayimenye nibwo muzamenya n'ibibera muri muri showbiz nyarwanda ubu si mwayisobanukiwe kuko naga abantu dukora showbiz nubwo dukora ibintu tutanazi ibyo mutazi. Yego mukora showbiz mukora ibintu mutazi serious dukora ibintu tutazi nk'ubu nkaye ngobaje showbiz ni iki nsubiza numva ndi kukubaza wowe uri kumbwa ngo byukora nabi ariko nyine ndakubajije showbiz ni iki showbiz ni iki yego biterwa n'icyo ushatse kuvuga showbiz irimo ibice byinshi ushaka gukoramo showbiz icyambere hazamo ibice hari umuntu ukora music aho atindi muri showbiz hari ukora itangazamakuru aho atakona rigeneye showbiz sitandukane n'imyidagaduro n'imyidagaduro imyidagaduro ikaza mu ngero zitandukanye. None se reka mbanze mbabaze mwana kubera ko abantu ibintu rimwe na rimwe wa mugani hari igihe tujya mu bintu tugahubagurika nk'ubu ngiye na Kasuku wenda dushobora kuba dufitanye ikibazo tukaza hano tukavuga bikarangira uko twavuze kuri TikTok ninjoro live n'uburyo twashoje wabikuramo iki uburyo twashoje byarangiye uvuye kuri live iyo niyo wabonye siyo wabonye iyakurikiye yarangiye saa 9 wayikurikiye iyo nayo nabonye aho rero niho hari ikibazo we na Kasuku mufitanye ikibazo wanze usubize icyo dufitanye yarakwambaye cyane yakwambaye kuko yavuze yuko uri mu Kasuku yemeye kujya nyishyura 7,000 bya buri munsi ubu nta kibazo dufitanye byo kugira gute kuko andi mideni yemeye kuzajya nyishyura 7,000 Kasuku yarakwambuye wari ukishyuza oya yarakuri mideni yemerera kujya nyishyura 7,000 ahubwo uyu munsi ntago yayampaye uyu munsi uyame uri kwese yagoye igihe ntago ari ayama yabyemeye ko ntago ari ko yemeye ko azajya 7 bya buri munsi pakashizemo amafaranga yakugiyemo gute njene reka ariko gusa respect kuri Jay ngenda mwubaha uri kubyumva ibyo twakora byose yaba ndi mideni abatandi mideni ngewe ndamwubaha yabaye mukoresha wanjye burya baca umugani mu kinyarwanda ngo nta rutugu rukurango rusumba izosi. Do you know that? Ahubwo nuko twebwe ibintu abajama tuza mu myidagaduro twumva yuko nk'ubu hakaba hari umwana akumva yuko kagomba gusumba bulldog. So aba baje badutanze muri ibi bintu baharura inzira yanjye mideni atari njyamo nabishaka zarinyishyure ariko ntago bikora uko ari ndimo kandi nanone ntago bikora ko ngomba kumwubaha. Ino saga nk'umuntu uri mu mihanda ukora showbiz ya Djihad n'umuntu witwa Kasuku uyibona gute? Ntago mbazi. Ntago bazi? Yego. Kasuku ntago muzi? Simuzi. Hano maze kuvuga ko arimo arakwishyura. Ntago nzi Kasuku twakoranye. Unyumve neza. Nzi Kasuku twakoranye. Wabaye boss wanjye. Ariko Kasuku na Djihad bari gushwana ntago abo bantu mbazi. Kasuku Djihad we nawe uzi? Nawe ntago muzi. Nta muntu uzi witwa Djihad wikora itangaza. Buretse unyumve neza. Igisubizo ndi kuguha. Nzi Jessica twakoranye. Udafitanye ikibazo nande na Djihad. Nkamenya na Djihad twakoranye. Udafitanye ikibazo nande na Jessica. Ariko uyu munsi uri kumbwira ko abantu bafitanye ibibazo. Simbazi. Abuzi weho nagara abafitanye ibibazo. Nta n'ikintu yigeze ubivuga. Ngo hari inkuru ngejo wakoze ngo itwika Kasukira mubabaza. Ntago abo bantu bafite ibibazo simbazi. Inkuru wakoze wavugaga kuri oya ibyo navuze ntago nubundi ntago ndi bubihindure nabwiraga Jay ni umuntu w'umugabo nazajya agirana n'umuntu n'ikibazo cyo muri showbiz nakazanemo ababyeyi ajye yivuga amvuge avuge king avuge n'undi muntu ariko ababyeyi b'abantu abashyire pembeni nibyo navuga. Umuntu uzi Kasuku mwarakoranye sibyo ni umuntu uzi yuko uzi ikintu cyo ko yakoresha umukozi akamwambura uko byavuzwe n'umuntu witwa Djihad. Yego wowe se yaraguhembye? Yaramenye. Ako bite ako mwagiye mureka ibyo bintu. Jay we agukubitisha yuko waje abantu bakakumenya uri kubyumva nta kindi kandi abaguhaye igihembo
ira bivuze ngo icyagwa ni platform. ni platform. Nawe niyo wari ukurikiranye kwa Kasuku. Ntabwo nari nyikurikiranye ubwo we yarankurikiye kubera ko icyo gihe nari brand. Sinari brand ahubwo ngiye icyo gihe nari umukozi. Gukinisha muri film uri umufigira. Nta kibazo. Erega bro mwebwe dore impamvu muza mukanatumenyera nuko muje muri ibi bintu mugasanga inzira zaraharu. Ibi by'amapranka ibyo byose. Kuba najya muri film nkaba umufigira ariko nkagera ku cyo nshaka kugera ikibazo ni ikihe? Jay kuba yankoresha uyu munsi wenda uretse ko ari no kwisaza ariko nkagera ku ntego nashakaga ni impamvu ikibazo ni ikihe? Gukoresha nakwishyura intego washaka ukazigeraho. Jewe ubu uyu munsi ndi mu mashimwe yanjye, ndi muri success yanjye. Uri muri ikorera? Ubu ndi kwikorera. Ufite ngo n'imodoka uzamugongesha nakumenyera. Jay nzanakugonga. Kasuku uzamugonga. Nzakugonga. Mu modoka yawe. Mvuge ngo Kasuku nzakugonga. Nese kushaka ko mvuga ibyo ushaka. Lata respect Jay, uri umuntu wa da. Ako yanze kukwishyura 7 yakwemera. Oya biramureba man. Kandi uri kwishyuza ntago bimureba mu gihe ukishyuza ubwo nyine. Oya nabikumba kuyata. King wishaka ibindi bintu uri gushaka titre nayiguhaye ndabizi titre uri bukore. Ariko ndakoreye titre yembwere. Oya ndakubwiye Jay ndakubaha ugomba nkuyengeye kukubaha nk'umuntu wamfashije ukanyambura ariko nkagera ku kintu nashakaga kugeraho. Umwoba nk'umuntu agufashije akakwambura. Ibyo bintu ndabimwubahira n'umuntu wa danger. Wenda ubwo icyo gihe nawe yarafite ariko nagombaga kumwishyura. Mbese umuntu ugufashije akwambura gute? Biragufashije. Ni mukare subscribe kuri no YouTube channel bayita Era Nation TV na Next Journey TV njye na King Era Rwanda Jobless ndabakunda cyane.